Nkasanga ikiganiro kivuga ngo Keza umurundi yamuteye inda. Ese Keza njye namuhaye uburenganzira bwo kujya gusura iwabo, arangije ajya gusura umurundi i Bujumbura. For what gute? Niyo mpamvu naguhamagaye so nk'umunyamakuru wa Kigali Top 50 ndashaka kumenya uwo murundi, ndashaka kunyereka uwo murundi kwanza ninde, ni muntu ki buryo ashobora gutera umugore wanjye inda. Keza byo ndamutse nsanze ari byo kuri murundi yamuteye inda, ebana ahita hambira ibye atahi Bujumbura kano kanya niko mubwi ndaramuka nsanze uri murundi yaramuteye inda, ebana bahite bakomezanya. Akajama se mani ko ndi ari kamwe bamambwa ngo yaka Jewe yakamwana superstar ngo ndakajama njyewe. uyu ni umugabo wa Feza ko numva ubugambo ugiye kurenga ku biro 15 upima Pima kenshi bisati live mu kiganiro si kamera nawe wawe Kigali magana wananeguje n'iki umupeti ko ashaka kumfita nk'ikiro cy'igitoki njye pima ibiro 12 amuyora 0 minute jidohana zira direde wasanga zabaye ivumbi agakwama abantu bwo bafite wamubonye ari ku murundi ndashaka guhamagara Keza nubwo yaba yarateye Keza inda, ndashaka guhamagara Keza abinsobanurire neza Asara gusana birenze ikiganiro abone wenda n'abakubita nabundi kuko umurundi ntabwo yasubira Bujumbura namukoze mu matwe karangaha nkubwira ibyo ushaka kuri kuncaza nk'imfungwa cyane uko ndi wawe hano ukuntu nkurubanisha cara hasi ubundi ndwani siyaka ndwani naguzi Nigeria yanjye uramashi zanjye naguzize ushaka kugwana kandi ndamurya boys kandi bura namurya boys ijisho buranjye ntabwo nzi umutwe urikumva nyene oya murundi reka twice tuganira mfite namurya boys yakana abamenye yose wabona hano hasi yakura nakubwe nongere kunkoraho Keza mwahuriye kandi uransubiza ku Keza umerize Keza van Keza nsanga hano kwa murundi kano kanya uzumbwira uburyo yaguteye inda ibyo byo kujya ushaka kunesha umutwe vansoba uracyari mu rugo please wait chatayu sinajya ngusuza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye mu nkuta enye z'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye tukamenya amakuru agezweho. Nitwa Cekecu Isaka Managi ni Kigali 250 twari gusenya inkuta zanze gusenyuka. Kuri kamera ndi kumwe na Dani. Hanyuma ahangaha duhagaze nanone iyo mumara kumbona mu muhanda ujye ko tayari akazi kahageze, tayari abakunzi ba Kigali 500 baba bampamagaye. Mwarabonye video yatambutse y'umurundi y'umushinga naye, tubasuza abashinga naye, tunasuze Landry the promoter, umuvumbuzi nyawe ubutumwa bwawe narabubonye kuri Hilltop TV. Nagushimiye cyane, niyo mpamvu nanone nkomeza kukubwira ngo inspiration ni wowe nyikesha kandi umuvumburo ni wowe nawigiyeho. Ndakwibuka ukikura kuri Wakarite TV wakoze byinshi bitandukanye, ariko urabyibuka n'umunsi bakwirukangana ngo gahita mu cyobo amazirano kinyina gahita agira gute ndagusuje ndetse n'abarundi abantu bari muri Amerika, abantu bari muri South Africa, namwe twamaje kubona ko mudukurikiye, aba diaspora bose much respect. Ariko komeza wirinde COVID-19, wambara neza agapfukamunwa aho uri hose, kara amazi meza n'isabune. Mwarabonye video yatambutse ya Keza n'umurundi wamuteye inda, havuzwe byinshi muri commentaire, twarabashimiye. Ariko yakamwana yagize ati ndashaka kumenya uwo murundi, ndashaka kumenya uwo mutambukanyi we ari we mugore wanjye. Ese ndashaka kumenya kuko ibyabaye nibyo. Murundi yarambwiye ati Siyaka yakamwana azaguhamagara, atazaguhamagara ngende tayari. Hanyuma yakamwana yese ambwira ati 250 tugende. Amahoro bro. So ndabanza gushimira by'umwihariko abakunzi ba 250, abakunzi b'urugo rwa Yakamwana. So mfite ikibazo gikomeye cyane kugeza uyu munsi, kumva ngewe njya kuri YouTube nkasanga ikiganiro kivuga ngo Keza umurundi yamuteye inda. Ese Keza njye namuhaye uburenganzira bwo kujya gusura iwabo, arangije ajya gusura umurundi i Bujumbura. For what gute? Niyo mpamvu naguhamagaye so nk'umunyamakuru wa Kigali Top 50
ndashaka kumenya uwo murundi, ndashaka kunyereka uwo murundi kwanza ninde, ni muntu ki ku buryo ashobora gutera umugore wanjye inda. Yes, yaka muramumva ibyo avuga, ariko turasubscribe rekisha ndetse na commentaire, hanyuma muri commentaire mwandikemo ibyo mushaka, ariko biraza kugenda bite, ese bizaherera ese ko mwajya mubona yakamwana akinyuma umugore we akaza kwihana ndetse n'amasengesho mwamwe kwihana. Njyewe ndashaka Keza, njye ndashaka kubanza kubona uwo murundi kwanza wamuteye. turagenda nkuyobore kuko bimfashemo nk'umunyamakuru wa 250 my brother. So I need to know, ndashaka kumenya iriya nda niba ari y'umurundi nangwa se niba ari ya Kamwana. I need to know the truth. Ndashaka ngira ngo twamanutse hari, ariko ni imbere kandi murundi nagaze uko turi kumwe, gusa ngense imita zaje guseka urabizi, gusa yakamwana uze kwitwara neza na Keza ndamuhamagara ibyo gushaka kumvanga n'abarundi. Ngiye je suis réfugié congolais, uzo comprendre ngaye. Ndashaka kumenya uriya mwana niba ari umurundi, uriya mwana Keza twite niba ari umurundi cyangwa se niba ari congolais. Ngana ingi naye basiko ndawe ba verite nangaye. Okay, uramwumva yakeneye. Sasa iwe ni saidi unaonesha. Mimi nitakuonesha chukue na shida. Lakini mambo ya kusirika sana sio vizuri hapa. Na problem ngenda shaka kumubaza uburyo yahuye na Keza, uburyo yamuteye inda. Ndahita mpamagara Keza direct. Azonsobanura niba inda ari yanjye nangwa se niba ari y'umurundi from Bujumbura. I need to know. Yakara murundi no. Ndashaka kumenya. Aracakumesa mugabo. Oya iriya interview kira kiganiro ndashaka gushyira abanyarwanda online ukuri nyakuri, apana gushyira abanyarwanda mu rujijo. Ndashaka ukuri ngewe ngira ngo abakunzi ba Kigali 500 aha ntago ari ubwa mbere muhabonye, murabizi nyine tujya kumureba murundi, murabizi byabaye byose. Abakunzi ba Kigali 500 bakomeje badusaba ati ese Isiaka mana arya Isiaka uwo murundi ngo ni umusore ni umubogara, ni umubogara aracakumesa ngendi ceinture noire deuxième dan. Niba ngombwa turakoresha ku ngufu, nibinanirana tujye muri Wadorio, tuve muri Wadorio twinjire Shotokani. Niyo style ndi burangirizeho karate wawe, niyo style ndi burangirizeho kuve mu mwana ndabi nimwumvishwe ngo tekiniki ya nyuma nukwiruka shayizira ry'Imana ntago ndiruka ngiye hacha munda duce hano. Bakunzi ba Kigali 500 subscribe ndetse na comment, hanyuma yakamwana turi kumwe mu muhanda tugiye kwa murundi. Ese umurundi we ntabwo namuteguje, gusa murundi arabura iminsi 3 yonyine ngasubire iwabo i Burundi. Okay, ndashaka kumubona ngewe vis-a-vis imbona nkubona, niba ngombwa niba ari n'umubogare ebana turajya mu mitsibo nanga gende gake. Aha ni muri famille wabo, afite famille yabo. iminsi 3 asubire. Okay, niba ngombwa turajya n'imbere ya leta, turajya n'imbere y'amategeko. Hano umuntu nagahaza Sanza tinyuga turi umugore wanjye ndange basanga utarushoboye gute je umugore mbane nawe buri munsi uyamutera inda gute mubara huyu munsi umwe wenda gutanga ituru nta kibazo umugore yagucinga. salamu musaza sawa murundi ari kubona umutipe yarakaye meze bite ni sawa kabisa murundi arisha arimo meze bite se wowe. Okay, ngenda shaka murundi shaka ari cyo shaka kuganira nawe, hari akantu no kuganira gato cyane, nta bintu by'ibibazo bihari. uranze nemerewe kujya kumubaza se nta kibazo cyangwa watse kumubaza ko tuziranye na murundi aziranye basi mubwire ko twaje kumureba cyangwa twinjire hano ni mu rugo. oya nta kibazo bro, ntugire ikibazo, ni ukuganira bisanzwe, turi abavandimwe. Abakunzi ba Kigali 500 nyine buretse nose urahazi ndenge nini bro tarangayo ipenza moto nangaye mutema nangaye zosu wa mistiki nangi naye mu Burundi wana bonga obeta ngamasira ngazemi boendeni nangi namo na isika sikoyo yozol ba Burundi abeti mwasina ngazemi boendeni murundi ngiye atera umugore wanjye ndagute nangi namo na isika sikoyo toko tate bonga bobanga ni journaliste mobile. bakunzi buretse gato abakunzi ba Kigali 500 reka ashaka kuboneka gute tuvugire hasi arani nyese ngiye hari imbunda mfite nshaka kutubona n'imbunda akambwira niba ari njyewe
edi ikibazo n'umugore wawe edi yozo muna mwasi nanga umugore twasezeranye dufitanye amasezerano kumbura ngo yatewe n'umurundi ça ce n'est pas possible cannot accept mu bantu baje badukurikira mu nawe so Keza nawe yaba yarabaye indaya abenshi baragushimye bagufatira iry'iburyo urababwira iki mu gihe wenda bategekira Keza byo ndamutse nsanze ari byo kuri murundi yamuteye ebana ahita hambira ibye atayi Bujumbura kano kanya niko mubwi ndaramuka nsanze uri murundi yaramuteye ebana bahite bakomezanya songe kuri murundi ari hafi gusubira mu Burundi iminsi 3 haraburi iminsi 3 bakomezanya Keza sinzongere kumubona nsanze ari ibyo ari ndahita muhamagara reka defase mbanze mbonana n'uwo murundi manaje gabanya amagambo ebana twinjire man twinjire cyakubona n'uwo murundi serious bakunze ba Kigali 250 gacaka buretse gato nyine abahono genda gake ugasanga bakunze ba Kigali 500 plus kadukomangire mu rundi ye turasa muri nyine mwese guri mukweseza ngo Burundi none Kigali ntabwo ari Bujumbura sikwanga ngewe none Kigali zino tubujumbura di Kigali Burundi salama mji Simani kwa wanere umugore ndashaka nakuzaniye akamwana kukiza akakajama semani ko ndi ari kamwe bamambwa ngo yaka ngewe yakamwana superstar ngo ndakajama ngewe uyu ni umugabo wa Keza ari mu bugambo ugiye kurenga ku biro 15 pima pima kenshi risati nayo mu kiganiro si kamera nayo wawe Kigali 500 wananeguje n'iki umupeti ko ashaka kumfita nk'ikiro cy'igitoki ngewe pima ibiro 12 di saka kano kajama kubera iki kaje gafite ibigambo tala yo za Burundi ngana za Kongo na obete usikasikoyo Burundi nawe akaruka mu mani bro umugore wanjye wamuteye gahunda ziwe n'umugabo bahuriye n'umugore wanjye Keza ati yabonye cya kiganiro nyine avuga tuzi ibyo mubaza gabanya ibigambo ubundi musubize mwe muzajya mujya kuri social media ngo watiye umugore wanjye ndaweho mbwira uburyo wahuriye na Keza si ubundi we ninda gukingura yareye undi mufunguriye umukozi wawe ngende umupagasi wawe niba abakozi bawe utarabaye discipline ça vous regarde ça ne me dit rien Burundi ngarashaka kumenya ngiranda ni yani ufite uburenganzira se bwo kubimbaza ko ni umugabo shaka kumenya Keza mwarahuye koko nyabyo Keza mbabara umbwiza ukuri Keza ni umugore wawe yakageza gutora umubazanye uzugenda umubaze ko ari n'umurundi koko uzugenda umubaze watimimisi gende mubaze nge undi umujama manu umuvanye yarambye ati yabonye ikiganiro genda shaka kumenya aho wahuriye n'umudamu wanjye Keza iki ni ikintu nawe nshaka ko unyubahirizaho sinongeye kumva ibijambo nongere kunkura ku mubiri buriya nagusimbuka nano nyinare ngewe mbwira utankoze don't touch kubera 15 pima ushaka kunsimbukana ceinture noire deuxième dan mbwira utankozeho ndebesha ijisho gusa nubwo ubyimbye agatuza ase mu rwego rwawe gatoga undi bamuhabare mu rubyo aka kajama karaje ndikumva ibigambo byinshi cyane sinzi ikintu kimuzanye uragenzwa n'iki kwanza uragenzwa n'iki umugabo wa Keza umugabo wa Keza mu biki ni umugore wanjye dufitanye n'amasezerano turanabaye ni umugore wawe mbwira Keza mwahuriye Keza I need to know ahubwo se umubajije yakubwira this kuriadi bagabo tuza hano ni wanje nakubwiye ngo nongere kunkura ku mubiri aho ni wanje tuza umva wa murundi wasigara hano ndakubwiye ngo mbwira aho wahuriye n'umudamu wanjye Keza buriya nagusiba ku karita y'isi kano kanya 0 minute je nakumvije ubujambo urimo kuvuga nkareba ibiri gupima byancanze amajambo kuva muri wowe reba ketuspete hako muri bamusobanura cyangwa wagize Keza mwahuriye nagize ubwoba bw'aka ngaka yagusanze ahangaha yagusanze iwanyu Bujumbura mwahuriye n'umugore wawe sobanurire kuri abonye social media uravanga nagusobanurire uri no kumukaraba ukaraba umugore wanjye urashaka ndagusobanurire gabanya umusobanurire we urafite ngewe petit this is government of Rwanda natwanwara wowe
wangu akajama karashaka kurwana nande uri umurundi w'umukongomani ntabwo naje kurwana nshaka kukubaza niba umudamu wanjye ari we wamuteye inda gusa gabanya ubujambo nkugeze ibyo ushaka kumenya mbwira waba ugabanye tuza akantu gato cyane ibiro 18 upima ntago turengaza kuvuga ibigambo nk'ibyo imbere yanje umugore wanjye wowe umugore w'umuntu ntabwo byoroshye nubwo yagwitura nubwo atayi wawe reka ngo agatebe twicare numva amajambo ya kano kajambo ariko kataganije ubujambo ndanagakubita hari abantu rero bumva ko bafite agatuza kanini buriya kugira agatuza kanini ntabwo ari tekiniki buriya namuyora 0 minute jidohana ziriya direde wasanga zabaye ivumbi agakwama abantu ubwo bafite wamubonye ariko murundi ndashaka guhamagara Kiza nubwo yaba yarateye Kiza inda ndashaka guhamagara Kiza abinsobanurire neza asara gusobanura birenze ikiganiro wabonye ugenda n'abakubita n'abundi kuko uyu murundi ntabwo yasubira ubujumbura namukoze mu matwi ngomba kumukora mu matwi sentire noire deuxième dame yo zusikana na ngayi tara no beta ndakubwiye ngo bitewe abakozi ba Kigali 500 bitewe n'uburyo murundi tuziranye nyine bagomba murundi umva wa munyamakuru icara ngaha nkubwire ibyo ushaka kumenya uri kuncaza n'imfungwa cyane uko ndi iwawe hano ukuntu nkurubanisha icara hasi ubundi umva ndwane siyaka ndwane naguze imigeri yanjye uramashi zanjye naguzize ushaka kurwana kandi ndamurya box sobanura ushaka kurwana sigaye minera metero gusa mumumbarize ma ntabwo nshaka kurwana kuko njye ndwanye hano nta n'umuntu wadukiza n'uyu munyamakuru kure yitambitse nawe namuvuye ntabwo nshaka kurwana Keza mwahuriye kuri uyu mwanya ufite imbaraga zo kurwana ndagukubita my brother njyewe mbwira aho wawe kandi buriya namurya bogisi y'ijisho buriya njye ntabwo nzi umutuku urikumva nyene oya murundi reka twice tuganira mfite namurya bogisi y'akana abamenye yose wayabona hano hasi ntabwo ni pesa ikiro z'umuceri nangwa akawunga nisekera mumbariza aho yahuriye n'umugore wanjye ndashaka kumenya wahuriye he na Kiza tuje mu muhanda yarimo kwidoga none byaka ariko njye ndi kubona uyu mutipe ntabwo ushaka kunsobanurira urashaka umusobanurira iki tuza oroha buri kimwe cyose urakimenya ni woroha ariko uzanye ubugambo na gondagora okay basi sorry njye ndashaka uramubona neza murundi ndashaka kumenya ukuri niba ari wowe murundi wateye umugore wanjye ndashaka kumenya neza ndashaka kumenya neza niba ari wowe wateye Kiza nta kintu niba ari byo bishaka kumenya nukomeza ugambo ndashaka amahoro nshaka niba ari wowe wateye umugore wanjye nda mukomezanye ndaza ukomeje ujambo bwinshi na nakubundura ariko nutuza ndakugeza buri kimwe cyose ariko abarundi munyamubona muturusha imbaraga sha peti nka nafunga aragutereye umva siyaka njyewe urabona muri iki gihugu twebwe ntabwo tukirwana urabona n'inka ntizikirwana n'ihene ntizikirwana njye ndashaka kumenya ukuri Keza wamuteye inda muhuriye gusa nta kintu gushaka Keza urimo kuvuga nuriya tuziranye Keza nawe muraziranye koko kuri social media ni umugore wanjye umugabo nawe urabizi akagabo k'ibiro 8 ku mukobwa nk'ureye wowe warega ibiro reka kuvuga nibyo bitera inda siko numva ubugambo n'ukuntu angana bagira ngo bagacometse wallahi uracometse uru rwavumba nk'iki cyane iki ngiki ko ari ukubera cyakuze neza kigahaga akawunga kikabyimba ufite imyaka ingahe sha nta n'ubwanwa bugira ndakura nakubwiye nongere kunkoraho Keza mwahuriye kandi uransubiza ku nitegeko cyangwa se uri kubinsa muro ibindi byo mwavuye kuri Kigali cyo bitari byo musobanurire amenye ukuri musobanurire byake yewe ndashaka kumenya niba ari wowe wamuteye inda umutware hano mu Rwanda hari abakobwa benshi mfite abakobwa benshi ndi umusitari ubwo so niba ategeye wayimuteye ikiganiro niba waracyumvirije wasanze ari wowe yakamuhana mwajyanye kwipimisha inda agasanga twita inda y'umwana w'umuhungu ni wowe ni jewe mbabarira umpa ku mayinite njye ndi kubona amayinite yanshiranye
mpamagare kugira Keza ngo ugere ku kizi ushaka kumenya umuntu so ufite nimero za Keza mumumagarira zyanyu muhamagare mumumagarire turabonye cyo kano kajamana uyu n'akabundo mutipe uyu murundi uyu nguyu komeza umusubize ngo harya ngo we cya kiganiro niwe waragikurikiranye waragikurikiranye wowe utinya twashatse gushira ukuri ahantu habona akajama nkawe kareke kwitira umukobwa nkuriye ngenda mwitira cyangwa niwe mwitira ni jowe ariko ubukwe ko bwabaye ahubwo wowe niba warashuguritse nubwo wenda yaba yaragusamujeho kumbe mwakoze ubukwe nubwo yaba yaragusamujeho apana kuvanga umwana n'uwawe ntajya no kwa muganga ngo buretse aze nyir'ubwite aze dukure abantu mu rujijo saza kansanga i Burundi icyumweru twamaranye twari mu bikiri wari umugore wawe kutamubajije yawe mwamaranye icyumweru mu Burundi si yakuri kubyumva ese narebye ikiganiro twebwe twese turabizi bamaranye icyumweru mu Burundi murabizi mwarabibonye byose twakoze part 2 na part 2 Keza yose byose arabyemeje Murundi umwana ni umuhungu ni umwana we ahubwo umugore wacu akarikira umugore wanjye ni iki none se yagiye Burundi ngo bamaranye icyumweru muhamagare kano kanya nkibariza ikibazo kano kajama wanyu umugore wawe murabana muzi ntabwo ndakacama n'umurodi ndagondagora wakine curuza gabanya ibijambo wambabarira naza gukora mu jisho ko wambabarira ko wa mutipe umva wa Murundi urareba nabi niza ry'Imana ntabwo uravana i Kigali ntabwo urasubira iwanyu neza kari waje kuvugira ubujambo nk'ubwo ushaka kuneza imbwa zawe se allo Keza mumerize Keza vana Keza nsanga hano kwa Murundi kano kanya uzumbwira uburyo yaguteye inda ndabyo kujya ushaka kunesha umutwe vayo uracyari mu rugo please wait chatayu umva Keza ujye kuneranya n'uyu Murundi utumye twicanira hano banguka uzuke muri kibazo hano uvuge n'ibindi naguteye ari uyu Murundi wayiguteye ndi kukubwira ndi kwa Murundi niba ukiri mu rugo banguka nagusize mu buriri ntabwo wari uzanungiye banguka hano kwa Murundi aracyari hano i Kigali atarasubira iwabo Bujumbura banguka vuba buze ukemura ikibazo hano ngiye nshaka gukura abanyarwanda mu rujijo kwa Murundi wagezeyo gute wambabariye ko nashaka kubyonsera nawe kuko waje mu rugo tukabikora ngo kwa Murundi nahageze gute wari uzi ngo ntabwo nzahamenya se wowe wabwiwe n'iki kandi abagore bikigisha ubwo bwenge bwanyu mwihaye ugenda unca inyuma warambwiye ngo ugiye iwanyu ngo ugiye gusura iwanyu nawe wigiriye i Bujumbura ntabwo wambwiye ngo mwamaranye icyumweru wigeze ubimbwira ntabwo wambwiye ngo uvuye iwanyu ndakubwiye fata moto vuba unsange hano ntabwo ufite imodoka yanjye aho ngaho unsange hano bwira umushoferi akuzane mubwira banguke adatuma twicanira hano ngiye simbuka gira vuba fanya haraka Keza kunzi ba Kigali 500 ari no kungupa ngo nageze ngo kwa Murundi gute wanyemera muvugisha yakana okay wowe muhamagare mubwira gusange hano ko arakuzi asimbuke gusange hano ngende ndashaka gukemura ikibazo hano niba ari uyu Murundi wamuteye inda bakomezanye iwabo Bujumbura abakobwa barahari mfite abakobwa igoma za Kinshasa please ijambo urimo kuvuga none Murundi akeneye ubusobanuro reka noneho Keza ze aka kantu ndakubundura wakagabo ndakubundura kabwire nyine gatuze ubundi nkasobanura ibyo gashaka nanga umuntu nkora kumbwira utanguze ahubwo se ukora utanakubiswe wagiye ushima Imana umva nagukubise kera kubugambo wavutse gatuza shako tandenza amavi ntakurenza amavi bura nundebe gutya nakugonda iminota 0 wakwisaga rahira tubanze tubyerekana imbere kugira ngo yozo sakana nangana ko like sayo nga sentir nanga sikasi oya ubwo buringara nago bukijya yo zara malembe petit keba nago bukijya we zara malembe